mukomeze mu ibyanyu, mukomeze mu ibyanyu, mukomeze mu ibyanyu. Kandi tuzajya muri leta, mukomeze mu ibyanyu, genda, mukomeze mugende mu ibyanyu. Ibyo ntabwo bikureba, niba bandose baramaze. Tugiye guhangana ubu tuvugana mwese. Tugiye guhangana ubu tuvugana. Ubu tugiye guhangana. Abeshi bigize ngo n'abakristo, abantu bigize ngo n'abakristo, ari abateka mitwe bakadukina ku mibyimba, batubesha ngo barimo kutureba. Dukumva neza? Abantu babikoze ni beshi. Abantu babikoze ni beshi. Ndakuroze bana. Ndakuroze. Ndakuroze wakino. Kama narivuze ngo bazakuroga. Ngo bazakuroga nari bitwaza ko wakino we. Barakurangije kayusi we. Barakurangije we umusazi. Bose mwakuze. Kayu. Navuze ngo winteri seseme. Ukumva se? Winteri seseme. Byakozwe namwe. Aba bose niuga mbona hano ku mihanda. Ukumva neza? Ibyo mwifuje murabibonye mubigezeho murabibonye. Ariko ubutuvugana. Ababikoze bose ndabazi. Ndabazi abantu bose babikoze bose ndabazi. Ni bande sigaye? Abantu bose babikoze ndabazi. Ni bande? Abantu bose babikoze ndabazi. Ukumva neza? Ni bande? Kayu ni bande? Ishaka. Ntabwo mishakije. Zino nyana zimbwa zaraje zinkina ku mubyimba. Sibyo? Mwacuruje life yanjye. Bikumva neza? Mwacuruje life yanjye, mwacuruje ubuzima bwanjye. Bikumva neza? Murangije mugura amasambu. Murangije mubaho neza. Sibyo? Tangira gusabiriza ku mihanda bitari ngombwa. Bikumva neza? Ngo mwarize ngo mwaraminuje mwabagingamo. Ndabavuga uko byagenda kose ndabavuga. Ntago ndi butinde kubavuga. Ndavuga inka mu mazina yawe ndakomeza mbivuge. Bikumva neza? Ndakomeza mbivuge. Munyifuriza gereza. Mwanyifurije gupfa. Bikumva ki? Ndacyariho ndahumeka. Ndacyariho ndahumeka ntaho nize kujya. Muraza aho ngaho mukaza mwifuje gucuruza ubuzima bwanjye. Mwaragiye munyunyuriza imitsi. Bikumva neza? Ko ntaho akabi ntaho kajya. Bikumva neza? Waje kunigirira kamera kana. Waje yari hiki. Wambabariye. Ariko se niba banduza uragira ngo bigere biki? Uragira ngo mvure se? Umvure se uwo ufite ubushobozi bwo kumvura? Ugenda ubabwire bamvure. Ababikoze bose ugenda ubabwire bamvure. Reka burya reka ngubwire wa mugabo, sibyo? Umuntu asarana ubwenge. Turumvikana neza. Utagira ngo naturaguye amashashi cyangwa utagira ngo ngiye nta bwenge. Ndabuye. Sibyo? Mwifuje nyine ko napfa mukanyara kuva nyine bwahagije. Ariko ibyo mwakoze ntabwo bihagije. Ndashaka kubwira umuntu wese wabikoze, umuntu wese wifuje ko nge napfa. Urukumva neza? Akore n'ibindi kuko ibi ntabwo bihagije. Ibi ntabwo bihagije. Wagerageje kundoga wese ngo pfe ntabwo bihagije. Ndacyariho. Ndacyahagaze. Uwabigerageje yabikoze agira ngo mpe mbeho ku isi. Icyatumye rero ntapfa kikaba gitumye n'ubungu ndiho. Urukumva neza? Inaco giye gutuma nkomeza ubuzima kandi ubuzima burakomeza kugenda. Urukumva? Mukomeze. Umva. Ndashaka umve mu maso na ugende. Zamuka.
nta kibazo reka nkwereke ikintu ngiye gukora tuvugana ngiye kujya mu kuzimu none kujyana nawe bimeze none simunsoje simundangije simunsoje ntimundangije simunsoje ntimundangije navuze ngo wikomeza kunkurikirana ubuzima n'ubwanjye si ubwawe sinshaka kunshyira hanze nabizi n'ubundi mwaramenye sinyine ko mumenye ukundi uri kumva neza ibyo mwakoreye birahagije ibyo nanjye nikoreye birahagije sibyo mukomeze ubuzima bwanyu ngiye mu mbere kandi niba mwarifuje kunywa amaraso yanjye muzayanywe birangire apana kukora mungendaho ababikoze bose ndabazi ndabavuga mu kanya ndabatangaza kandi baraza kubakora iperereza baraza kubakora iperereza wumvise baraza kubakora iperereza baraza kubakora iperereza baraza kubakora iperereza biri siyasi uri kumva neza baraza kubakora iperereza mwese muri rusange sibyo barabakora iperereza kwemeze komeza mani komeza abankoze iperereza bose komeza ntazakumene ubu komeza noneho biraje bisubye mu sasu kutugana ubu biraje bisubirwemo ubu turaje tubisubiremo noneho ndashaka ko tugira gutya mukomeze twarabamenye mani twarabamenye none ubu ngubu tugiye guhangana ngiye gukora icyo bita kwihorera komeza noneho ndashaka ko ngira gutya urumva ngiye guhera ahangaha ngiye guhera ahangaha umuntu wese uri buharenge ndahitamo amafaranga renga nkumene urabibonye nawe uzabyihorere ntabwo mbigutuma nuko Imana izaguha umugisha uzamuvuye se nimwe mwandoze sha mumeze neza nyene muraryohera wabisuzugura wese yaba byamuhitana nyine ahubwo kumuhitana gusa no musaza atinya nyina sha nimuzanyinishe ubu nabamenye noneho butuvugana none ibyo mwashaka murabibonye ibyo mwashaka ntabwo mubibonye murashaka iki kindi kugira ngo tugikore kirangire umuzimu nzawo uye bano bazimu bamaze igihe bangendaho bano bazimu ngiye kubakubita mwese mbasukurura imva mbese mbashiremo ahangaha neza mu ndani ngiye kubashyira mu kaburi neza ngiye kubashyira mu marimbi neza bashingure mwese uko namwe mwifuza kunshingura
mukomeze mwirinde kunumisha mukomeze nzabarya nanjye nzabamira nkuko mwamize Home Empire. Home Empire. Turabashuje kandi tubaha ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT channel yitwa Home Empire. Niba umeze neza shima Imana, utameze neza ihangane, ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza. Uyu munsi nagiye, murabizi ko dukora amakuru aba agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Gusa uyu munsi Kayusi mwakunze, Kayusi muzi cyane, wahoze ari umutinganyi akaza kubireka akaza kwakira agakiza n'umwami n'umukiza. Uyu munsi Kayusi ngo yamaze gusaraho, bambwiye ko yasariye nahageze mbanza kugira ubwoba. Mwabantu mwe wakoreye Satani ahembwa ibya Satani, wakoreye Imana ahembwa ibya Yesu. Kayusi nsanze arimo atunganya ibitambaro ndetse n'amabagi. Ese Kayusi koko bamuroze cyangwa simbizi? Aho ngiye kuba namwegera tukaba twaganira. Kayusi yabaye iki ko mbona ubwenge yabutaye, ibyo arimo arakora bitangaje cyangwa bitandukanye n'ibyo tumuziho? Tuzi ko ari umuntu ukora ibiganiro, ari umuntu uganira ndetse atwenga cyamaye data. Guys, murebe Kayusi yasaze, murebe badukurikiye. Bamuroze, sinzi ngo ndamuroze cyangwa yamukiye nde simbizi. Kayusi yamukiye nde ko Mana y'isi n'ijuru. Kayusi we, Kayusi. Yego bite? Kayusi. Yego ndakumva. Ngo uri mu kimana. Ufite ikihe kibazo? Ndakumva. Bwira. Ufite ikihe kibazo? 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 Byose birakureba, ntabwo byo bikureba. Utarenga hanga. Utarenga hanga. Naroni nyana zimbwa ngo ziramemukira zirambabaza. Ubundi dupanika, ubundi dupanika kimwe. Mwebwe mwateye imbere kubona nakoreye abantu benshi, mwarangiza mukanteza ibirozi, mwarangiza nakijije benshi, ariko ngiye banteje imyangaro, banteje ubukene. Bakikorikiwe aya marembo utayinjira, aya marembo utayinjira. Musuke wabakimana. Ibyo ntabwo bikureba. Ibyo ntabwo bikureba. Kayusi tugane basi. Tuganira iki? Tuganira iki? Tuganira iki? Tuganira iki? Ninabaye kibasi. Ngewe inyana zimbwa nzikorere zitera imbere, nindangiza ngewe mbimbwa. Uri kumva neza? Nkorera inyana zimbwa zikire, niba nangiza abanyare ku mubyimba. Icyo kintu kucyumva kandi byarangiye. Ubu byarangiye. Amaraso yanjye muzayabazwa. Amaraso yanjye muzayabaza kandi biri serious. Amaraso yanjye muzayabazwa. Amaraso yanjye muzayabazwa. Kandi amaraso yanjye muzayabazwa. Navuze ngo mvi nyuma. Wingendaho winunga ibyo bikamera. Amaraso yanjye muzayabazwa. Nyine bande se? Mwebwe. Usabaye. Mwebwe. Nyine babaye iki? Kayusi habaye iki? Habaye iki? Ngiye nkorera abakire. Uri kumva neza? Nindangiza gukorera abakire. Uri kumva neza? Bo batera imbere, nibarangiza gutera imbere. Bo bakire, nibarangiza abandogeshe kugira ngo bikunde ngewe bo musazi. Uri kumva neza? Buryo umuntu asarana ubwenge. Uri kumva neza? Umuntu asarana ubwenge ubyimenye.
ibyo bintu bimenye umuntu asana ubwenge urukumva neza umuntu asana ubwenge tutazarwana nka kumena uwo mutwe cyangwa nka kumena uwo bwongo umuntu asana ubwenge mwarabikoze nyine mwaranezerewe mwaguza amodokari mwubakishije amazu oya mwaguze imodokari turumva neza mwaguze imodokari urikumva mwubakishije amazu mbese mwazanye abagore urikumva neza icyo kintu kucyumva mwaranezerewe murarongora urikumva murangije ngiye n'iki n'iki mwanyituye urikumva ndabwira mwebwe mwese mwagiye munkoresha ibintu byose urikumva nkabikora nkemera nkabikora mwarangiza mugahita muneza imivumo urikumva tuzahurira mu kuzimu tuzahurira mu kuzimu tuzahurira mu kuzimu tuzahurira he mu kuzimu tuzahurira mu kuzimu ibyo ntabwo mbishaka ibyo ntabwo mbishaka ibyo nge ntabwo mbishaka nagiye kandi niba bandoze baramaze niba bandoze bamaze wintuge ibyo bikamera sikwemeze mwambwa mwanzerereza ibi sibyo ariko reka mbabwire urikumva neza ngewe urikumva yego buri wese afite herezo rye urikumva neza hari abantu nagiye mpura nabo bagiye bikunda mu buzima urikumva neza yego urikumva neza yego mwagiye inzira zacu mwagiye muzinyuzamwe amahwa urikumva se mwadufungiye amayira sibyo gihe nari ifite impano ngira ngo urabizi neza sibyo neza ariko icyo tugomba gukora ni kimwe ubu ngiye gukora revenge ubu ngiye kwihorera urikumva neza ubu ngiye kwihorera kandi mbabare utongera kuntugira ibyo bikamera byawe utongera kuntugira ibyo bikamera byawe ubu ngiye kwihorera gahunda nuko ziteye nuko ziteka utongera kunkurikirana ibyo birakuri ntabwo ibyo bindeba ibyo ntabwo bindeba ibyo ntabwo bindeba nakubyeho ntabwo bindeba ntabwo ibyo bijya bindeba ntabwo ibyo bindeba motari komeza va jya navuze ngo ngiye gukora revenge ukumva neza ngiye gukora revenge ngiye kwihorera mutari mukomeze mumenye ibyanyu kandi tuzajya muri leta mukomeze mu byanyu genda mukomeze mugende mumenye ibyanyu ibyo ntabwo bikureba niba bandoze baramaze niba bandoze baramaze nimba bandoze nta upfusha watabyaye urikumva neza nta upfusha watabyaye kwanza nawe tuvugana tugiye guhangana komeze tugiye guhangana ubu tuvugana mwese tugiye guhangana ubu tuvugana tugiye guhangana abenshi bigize ngo n'abakristo hari abantu bigize ngo n'abakristo ari abatekamitwe bakadukina ku mibyimba batubesha ngo barimo kutureba dukumva neza abantu babikoze ni benshi ndakuroze wakino kama nabivuze ngo bazakuroga ngo bazakuroga nari bitwaza ko wakinuwe barakurangije kayusi we barakurangije we umusozi bose mwakunze kayu navuze ngo winteri seseme ukumva se winteri seseme byakozwe namwe aba bose niuga mbona hano ku mihanda ukumva neza
ibyo mwifuje murabibonye mubigezeho murabibonye ariko ubu tuvugana ababikoze bose ndabazi abantu bose babikoze bose ndabazi ni bande sigaye abantu bose babikoze ndabazi ni bande abantu bose babikoze ndabazi uri kumva neza ni bande ni bande ishaka ntabwo nishakije zino nyana zimbwa zaraje zinkina ku mubyimba sibyo mwacuruje life yanjye uri kumva neza mwacuruje life yanjye mwacuruje ubuzima bwanjye uri kumva neza murangije mugura amasambu murangije mubaho neza sibyo tangira gusabiriza ku mihanda bitari ngombwa uri kumva neza ngo mwarize ngo mwaraminuje mwabagingamo ndabavuga uko byagenda kose ndabavuga ntago ndi butinde kubavuga ndavuga inka mu mazina yawe ndakomeza bivuge ukumva neza ndakomeza bivuge munyifuriza gereza mwanyifurije gupfa ukumva ki ndacyariho ndahumeka ntaho nize kujya muraza aho ngaho mukaza mwifuje gucuruza ubuzima bwanjye mwaragiye munyunyuriza imitsi ukumva neza ko akabi ntaho kajya ukumva neza waje kunigirira kamera kana waje yari hirya wambabariye ariko se niba banduza uragira ngo bigere biti uragira ngo mvure se wowe ufite ubushobozi bwo kumvura ugenda ubabwire bamvure ababikoze bose ugenda ubabwire bamvure reka burya reka nkubwire wa mugabo sibyo umuntu asarana ubwenge turumvikana neza utagira ngo naturaguye amashashi cyangwa utagira ngo ngiye nta bwenge ndabuzi sibyo mwifuje nyine ko napfa mukanyara kuva nyine bwahagije ariko ibyo mwakoze ntabwo bihagije ndashaka kubwira umuntu wese wabikoze umuntu wese wifuje ko njye napfa uri kumva neza akore n'ibindi kuko ibi ntabwo bihagije wagerageje kundoga wese ngo pfe ntabwo bihagije ndacyahagaze uwabigerageje yabikoze agira ngo mpe mbeho ku isi icyatumye rero ntapfa kikaba gitumye n'ubu ngubu ndiho uri kumva neza ni nacyo kigiye gutuma nkomeza ubuzima kandi ubuzima burakomeza kugenda uri kumva ukomeze umva ndashaka umve mu maso nawe ugende uzamuke nta kibazo reka nkwereke ikintu ugiye gukora tuvugana ngiye kujya mu kuzimu noneho kujyana nawe bimeze noneho simunsoje simundangije ntimundangije simunsoje ntimundangije navuze ngo wikomeza kunkurikirana ubuzima n'ubwanjye si ubwawe sinshaka ushyira hanze ndabizi n'ubundi mwaramenye sinkine ko mumenye ukundi uri kumva neza ibyo mwakoreye birahagije ibyo nanjye nikoreye birahagije sibyo mukomeze ubuzima bwanyu ngiye mu ndege kandi niba mwarifuje kunywa amaraso yanjye muzayanywe birangire apana kukora mugendaho ababikoze bose ndabazi ndabavuga mu kanya ndabatangaza kandi baraza kubakora iperereza baraza kubakora iperereza wumvise baraza kubakora iperereza baraza kubakora iperereza biri siyasi uri kumva neza baraza kubakora iperereza mwese muri rusange sibyo
barabakora iperereza twemeze komeza mani komeza abankoze iperereza bose komeza nazakumene ubu komeza noneho biraje bisubire mu sasu kutugana ubu biraje bisubirwemo ubu turaje tubisubiremo noneho ndashaka ko tugira gutya mukomeze twarabamenye mani twarabamenye none ubu ngubu tugiye guhangana ngiye gukora icyo bita kwihorera komeza noneho ndashaka ko ngira gutya urumva ngiye guhera aha ngaha umuntu wese uri buharenge ndahita muha amafaranga renga nkumene urabibonye nawe uzabyihorere ntabwo mbigutuma nuko Imana izaguha umugisha uzamuvuye se nimwe mwandoze sha mumeze neza nyene muraryohera wabisuzugura wese yaba byamuhitana nyine ahubwo kumuhitana gusa no musaza atinya nyina sha nimuzanyinishe ubu nabamenye noneho butuvugana none ibyo mwashaka murabibonye ibyo mwashaka ntabwo mubibonye murashaka iki kindi kugira ngo tukikore kirangire umuzimu nzawo uye bano bazimu bamaze igihe bangendaho bano bazimu ngiye kubakubita mwese mbacukurura imva mbese mbashiremo aha ngaha neza mo ndani ngiye kubashyira mu kaburi neza ngiye kubashyira mu marimbi neza bashingure mwese uko namwe mwifuza kunshingura mukomeze mwirinde kunyumisha mukomeze nzabarya nanjye nzabandira nkuko mwamize zimparaga mana z'ubiteka sinijuru mana abazimu ngomba kubacikisha bose
ngo ntabwo ibyo bakoze ngo bihagije ngo bashaka ko mpfa birakarangira mu mwana ngo bashaka ko mpfa ngo birangire bro nese ubundi nzabiki none se ubundi nakwigumiye gutya kandi nkakomeza nkuhumeka bro niko bimeze kandi niko bimeze kandi ubu byatangiye ngo nta muntu ngumenya ko bamuroze ngo nta muntu ngumenya ko ngo yasaze ariko noneho njye ubu ndabizi noneho ndabizi ko babikoze noneho ndabizi neza ko ubwo bwenge namusaranye ndabizi noneho ko bandoze noneho ngo nta muntu umenya ko bamuroze gorate abasaze se bo nimba zanjye aya mama ntago abasaza nimba zanjye uzakira kubera Imana sibyo nzakira kubera Imana uriya muntu wagufotora nta kibazo rwose kubishaka n'abana yego oya bera nibisanzwe bihore uzakira kubera Imana si ikiza abantu reka turabyize kuri rero ko Imana ari ikiza abantu arakarimba bavuga ngo abantu bakurebera mu buzima hubayemo yamara bakagira ngo byawe birarangiye ariko uhumure arakarimba bakumva sigeza utarasara bakora iki nyene utarasara bakora iki sawa rero twagiye ndabesha mani nibarangiza kubikora nibabikora bishimishe nibirangiza kwishima uri umufana wa Arsenal ni sawa fresh babwire oya nimunkamere ibyo bukukamira mu byori ibyo kukunkamira mu byori Kayusi rero yasaze Kayusi mwakunze bamuruze nyuma yuko agiye mu butinganyi akaza kubureka Kayusi rero byarangiye abaye umusazi uko mubona ku mashusho twamusanze igikondo ahajya akorera ibiganiro mwabana umwe ibintu dukora isaha n'isaha biratugaruka ejo cyangwa ejo bundi naje nzi ko ari ibintu by'amapranka bisanzwe ariko nsanze kuko Kayusi bamuroze byanyabyo afite bage mu ntoki inkoni ndetse n'amashuka mwabana umwe uyu munsi ibyo dukora biratugaruka niba ugira neza ubisanga imbere niba ubeshya ubisanga imbere Kayusi mwakunze Imana imuhembye kumugira umusazi Kayusi yanze ko tuganira kubera ko amamoto yahagaze ari mu muhanda rwagati agenda ubona ko rwose byafunze kabisa abantu benshi cyane bahunze Kayusi twakunze Kayusi byarangiye rero Kayusi mwakunze rwose arozwe abaye umusazi ese Kayusi ninde wamuroze ese kuki bamuroze simbizi reka nanjye bihanga amaso abadukurikiye abareba ibyo tubagezaho buri munsi tuzanya byinshi taruhe ku buyobozi bwa Kayusi ubona ko imodoka zivuza amahoni buri munsi atigenda ava mu muhanda rwagati Kayusi rero bamuroze yamaze kuba umusazi Kayusi se mana baramusinyira umuntu muzima simbizi reka tubihanga amaso kora subscribe channel ni Home Empire ujye ubona byinshi bigezweho iwacu mu Rwanda n'imahanga nge rero nabwiye ngo reka rero guys mubwire ngo Kayusi yasaze nanashoje